Mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilochot hayom. Tugiye kureba iki? Uyu munsi ntabwo tugiye kureba ubuhanuzi, ntabwo tugiye kutubwira ubuhanuzi gusa, ahubwo reka turebe n'ibintu bitanu bikwereka ko Imana ikurinze. Banze kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Nuko nkubwiye tugiye kureba ibintu bitanu byerekana ko Imana ikurinze. Ntabwo ngiye kuzajya mbabwira ubuhanuzi gusa, reka tujye tunyuzamo tubabwire nuko Imana ibarinze. Hari igihe ureba inyuma ukibaza ibintu byose bishobora kuba byarabaye bibi ariko bitabaye bibi, cyangwa se ukumva ufite amahoro muri weho mu gihe isi yose yugarijwe n'amakuba. Ibi bintu byose ntabwo ari amahirwe yakubayeho gusa cyangwa ari kutagira ibibazo byakubayeho, ahubwo ni ijuru ryari kurinze. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu bitanu bikwereka ko ijuru rikurinze, ko ugomba gutuza ntugire imihangayiko. Wa muryango utarafungutse, cyo ni icya mbere. Hari umuryango uba uvuga uti uyu muryango kuki utafungutse, bikagutera kwiheba, bikagutera kugira umutima uhagaze. Ariko Imana impamvu itafunguye urya muryango, nubwo bwose wasenze cyane, ariko kirya gihe Imana itafunguye ikaguma iwufunze, yarakurinze. Kuko iyo ifungura urya muryango ushobora kuba ari guhuriramo n'amakuba utari kwivanamo na gato. Icyo gihe rero rwa rukundo wari urimo rukarangira, ukavuga ati noneho ijuru ringuyeho, ka kazi wariho kakarangira, ya mahirwe yindi wari ufite akagenda. Ibyo byose ni Imana yakurinze nubwo utabibonaga, kuko wumvaga ubishaka umwanya nyine. Reka dusome icyanditswe, Zaburi 121:7. Imana izakurinda amako yose kandi izaguma ikurinze mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe Imana izaguma iburinze nubwo bwose utabizi. Iyo rero wizeye Imana, ukizera Imana ko ishobora kubwira ngo no, oya, jya uyizera nk'uko wakwizera Imana ko ikubwira yego. Imana itubwira yego, nibyo twese tuba dushaka. Imana ikubwiye ngo oya, izera oya Imana ikubwiye nk'uko wizera yego iyo Imana ikubwiye yego. Ibyo bintu ujye ubitekereza. Twese twumva ko Imana yatubwira ngo yego yego yego, ariko hari igihe Imana ikubwira ngo oya. Ya oya Imana itubwira ntabwo tujya tuyizera, ariko turamutse tuyizeye twagira amahoro. Ni ukuvuga ngo turamutse tubuze ati Imana yatubwiye ngo oya tukabyizera, ni ukuvuga ngo dutangira kumva ko Imana nyine iri kumwe natwe ibihe byose. Turebe ikintu cya kabiri cyerekana ko Imana ikurinze, kwa kundi wumva ibintu ugomba kubivamo byanze bikunze. Hari igihe wumva ibintu bikubangamiye, cyangwa se ukumva koko ibi bintu ntabwo ari byo kabisa, ntabwo ari byo, ukabyumva nawe ukavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiriye. Ni ukuvuga ngo biba bikubwira biti, cyangwa ukumva uri ahantu ukumva ntabwo ukwiye kuba uhari, ukaba uri mu bintu ukumva ntabwo ugomba kuba uri muri ibyo bintu. N'iryajwi bari kubwira ko aho hantu uri, ibyo bintu urimo byose ugomba kubireka, aho hantu ukahava ntubuhari, kandi noneho ntugire n'uwizera n'umwe. Ni ukuvuga ngo ni cya gihe Umwuka Wera aba akongorera akugira inama akubwira ngo hava aho hantu, kuko hari ibintu bibi bishobora kuba bigiye kuhaba utari kubona. Ibyo nabyo biba bikwereka ko Imana ikurinze. Turebe mu byanditswe, Yesaya 33:21. Wajya iburyo wajya ibumoso, amatwi yawe azumva rya jwi rikuri inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bariyikurikira. Byanze bikunze iryo jwi uraryumva. Iyo rero ukurikije ibyo bintu ukabyumva neza, ntabwo biba bikugize umunyabwenge gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo uri gukurikira inzira z'uko ijuru rikurinze. Kurikira rero izo nama kugira ngo ijuru rikurinde. Naho ubundi iyo wanze kubyumvira, byanze bikunze n'impamvu tugira ibibazo, tukagira amakuba, tukibaza ati ibintu bigenze gute.
turebe ikintu cya gatatu kikwereka ko Imana ikurinze. Warokotse ibintu byashobora kuba byarakumennye cyangwa se byaranakwishe byarakurangije. Ibaze nawe utekereze ibintu wanyuzemo, yaba ibizazane, ibibazo by'ubuzima, impanuka, kukugambanira, ibintu byose bibi wanyuzemo, ariko uracyahari. Ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni uko Imana yarinze ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. Yesaya 54:17. Nta ntwaro n'imwe izakurwanya ngo ushobore, ntayo. Imana rero ntabwo ivanaho umuhengeri gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo ikurindira no mu muhengeri. Umuhengeri ushobora kubaho, ariko Imana ikavuga iti ndakurindira muri uwo muhengeri. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose wanyuze mu bizazane wumva utashobora kunyuramo, nibwo burinzi bw'Imana. Imana yagukoreye uburinzi. Icya kane rero cyerekana ko Imana ikurinze, ni ukuvuga ngo ugira amahoro muri weho, wumva utazi iyo aturutse. Ibintu biri iruhande rwawe byose bishobora kuba biri kugwa, bimeze nabi, bizambye, ariko weho muri weho ufite amahoro. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni imbaraga zidasanzwe z'Imana ziba zikurinze. Filipi 4:7. Amahoro y'Imana arenze ukumva kwacu, azarinda umutima wawe. Imana rero uburinzi bwayo ntabwo ari ubw'ingufu cyane, ngo ngaho ngo dore ibituza, ngo ndaje nkurinde. No, Imana ntabwo irindisha imbaraga zimwe tubonesha amaso, ahubwo ni kubw'amarangamutima yawe, imyumvire yawe, kubw'umwuka. Amahoro y'Imana arinda amakuba kandi utabibonesha amaso. Turebe ikintu cya gatanu kikwereka ko Imana ikurinze. Ni ukuvuga ngo iteka ugenda usimbuka ukwepa ibintu bibi byose byari bigambiriye kukugirira nabi. Rimwe na rimwe ntabwo ujya umenya ko Imana inakurinze. Ntumenya ko Imana ikurinze. Tuvuge cya gihe uba ureba ibintu bibi cyane, ariko noneho Imana ikabikurinda kandi utari uzi ko biri bube. Aba abantu bavuga amagambo mabi ikagenda bavana mu buzima bwawe, utiriwe unarwana. Tekereza, umwe yaragambiriye kugira nabi, akabipanga igihe kirekire, mwari nk'ahantu hamwe, ariko noneho ukazajya kugira gutyo ukumva umuntu yaranagiye cyangwa yarahavuye utazi uko byagenze, nta n'uruhare wabigizemo. Iyo ni ya Mana yabikurinze. Dusome rero muri Zaburi 34:7. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Urumva ko iyo ufite amubabaro, Imana irakumva, urataka kumva, ikagukiza ayo makuba n'imibabaro yawe yose. Ni ukuvuga ngo Imana iteka iri nyuma y'aho tutabona, iturinze. Ariko ni wari uzi intambara Imana ikurwanirira buri munsi. Ni ukuvuga ahubwo twagombye kujya tuyipfukamira, tukayisingiza, tukayishimira uko bikwiriye. Ese tuyishimira uko bikwiye? Turebe rero uburinzi bw'Imana ntabwo bugaragarira amaso ya muntu uko nakubwiye, ariko burahari iteka. Imana iturindira mu mutuzo, kandi nubwo twakora bibi byose, niyo turi mu bibi Imana iraturinda. Reba ahantu Imana igukura kugira ngo iguhe agakiza mu bibi byose wari urimo, ikemera ikaguha agakiza wari mu bibi bikomeye. Ese wagize wumva ko Imana ikurinze igihe cyose utari ubyiteguye? Niba wumva ko Imana yakurinze igihe utari ubyiteguye, andikamo ngo Imana yarandinze, kandi Imana itume nawe utera abandi imbaraga kugira ngo bumve ko ibarinze ntibihebe. Niba rero ikiganiro kigusubijemo imbaraga, iyi video igusubijemo imbaraga, kandaho like, wiyandikishe. Nawe mwese mukomeje kwiyandikisha, ndabashimiye. Nurangiza usangiza abantu bashobora kuba bakeneye ubutumwa kugira ngo bumve ko Imana ibarinze, ko Imana iri kumwe nabo kandi ibarinze. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.